Uyu munsi rero nkuko mwibuka ko twize wenda Word, uyu munsi ndagira ngo tuze gufatikanya noneho kwiga n'iziri tab zigiye ziri hano kuri Excel. Murabona ko hano dufite n'ubundi home tab, tukagira insert, hano hari draw. Noneho ho tugiye dufite amatabu menshi agiye atandukanye nayo kuri Word. Buri tab iba ifite akamaro kayo, byikora byayo byihariye bitandukanye n'ibyindi. Ndagira ngo n'ubundi nazo tuzirebemo iz'ingenzi dushobora kuzajya dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, n'ubundi duhereye kuri iyi home tab. Noneho zino ribbon zose tukagenda tuzisubiramo uko dushobojwe kugira ngo turebe ko byibura buri umwe yagira ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa cyangwa se kuri Microsoft Excel. Tugiye guhera kuri kano gace ka hano ka clipboard. Murabona ko n'undi zino ribbon zacu zigiye ziri mu bice bigiye bitandukanye. Hano dufite clipboard, hano tukagira igice cya font, hano tukagira alignment, hano tukagira number, tukagira style, tukagira cells, tukagira editing. Rero ndagira ngo byibura turebe wenda iby'ingenzi kugira ngo dutangirane n'undi na clipboard, kugira ngo tube ariyo duheraho twiga kuri Excel yacu. Murabona ko hano mfite tableau wenda nshaka kwifashisha kugira ngo wenda tube ariyo tuza kwigiraho uyu munsi. Duhereye kuri igice cya clipboard, dufite hano utunuza tugiye dutandukanye. Hano dufite copy, dufite cut, dufite paste, dufite format painter. Gusa nanone maybe wenda mushobora kuba mubizi cyangwa se mutabizi, gusa ziba zitandukanye rimwe na rimwe. Wenda reka hano ni settingemo new row kugira ngo wenda mbariyo ngiye gukoreraho. Murabona ko wenda hano mfite row yanjye ni settingzemo kugira ngo mbariyo nkoreraho. Ngiye gutangira ku gice cyo gukopiya. Wenda reka mfate kano mbare ko nkopiya, ubwo n'ubundi ndagakandaho. Noneho nukanda kuri seri yonyine, wenda reka nkoresha iyi hano hagati, niyo mushobora kuba muri buze kuba mureba neza. Noneho nze nkande kuri copy. Ninkanda copy, murabona ko yisi nyereka igice cyose ndimo ndakopiya. Noneho nze nkande aho nshaka gupestinga, n'ubundi nze nkande paste. Murabona ko cya gice cyanjye n'ubundi nacyo kibaye pasted. Na hano nuko nguko waba ari byo ushaka gukora, nicyo kimwe, n'ubundi ukaza ugapestinga. Gusa noneho murabona ko dufite hano kuri copy aka arrow cyangwa se akamenyetso ukatwereka ko hari ibindi bishobora kuba dufite. Ntabwo ari copy yonyine, noneho dufite no kuba twakopiye ikintu as a picture. Nk'urugero, reka mfate wenda iyi editing, iyi seri ya hano, noneho nze nkande, noneho nkopiye as picture, then nklike, noneho nze nkande wenda hano ku ruhande mbariho pasting. Murabona noneho ko kaje nka picture aho kugira ngo kaze, murabona ko kaje nka picture aho kugira ngo kaze nka za data zacu n'ubundi twari dufite muri tableau yacu. Murabona ko gatandukanye. Noneho ndatekereza kano gace ko gukopiya. Noneho reka turebe no kuri paste naho. Wenda reka mfate nk'ingi nanone nongere nyikopiye gatoya. Hano kuri paste naho dufite ama option menshi agiye atandukanye dushobora kuba twapestingamo. Nka hano hengi no gupestinga ibyo twari dufite bisanzwe cyangwa se by default. Hano no gupestinga formulas, ariko twebwe hano ntayirimo. Hano no gupestinga formula wenda na number formatting. Hano ni kuba twafata no uko twakopiye ibintu, twagakopiye ibintu tukaba ariko tuza kubipestinga bitewe n'ahantu biturutse. Noneho kano ni ugupestinga ariko nta border ziriho. Hano no gukomeza cyangwa se n'izo option zose uko zakabaye ushobora kuba waza ukarebamo ishobora kuba wakwifashisha bitewe n'ibintu urimo urashaka kuba wapestinga. Noneho hano gupestinga as link, gupestinga nka picture, aribwo wenda reka nk'ingi twagize twakopiye, reka duse nk'abayipestinga. Renda reka nyishyire hano hasi, tuba ariho tuyipestinga as a picture. N'ubundi murabona ko nicyo kimwe no kuba wenda twakopiye indi noneho nka picture, aho kugira ngo tuze kugira, byaterwa n'uburyo uri kubona bukoroheye kuba wakopiya as picture cyangwa se ukaba wakopiya bisanzwe noneho ukaza ukayipestinga as a picture. Noneho kuri kano gace ka copy nako reka tube tugasoreje hano. Noneho
reka tujye ku gace ka kati. Kati yo ni ugukatinga cyangwa se nk'urugero mwabonye ko hano wenda nadinzemo ibintu cyangwa se nashyizemo ibintu uh, bishyashya, wenda reka nkatinge bino byo hasi, naza n'ubundi inselectinge seri yanjye nshaka kuba nakatinga, then nze nkande kuri kati, ninkanda kuri kati irahita impa ubushushanyo yo kuba na pestinga aho nshaka, noneho nge reka mbishyire hejuru yaho, noneho nkande paste. Murabona ko bihise biva hasi bikimuka bikajya muri seri yo hejuru. Wenda ibi ngibi byo ntabwo nkibikeneye, reka mbikuremo. Noneho kano gace ka clipboard ndagira ngo noneho dukomereze hano kuri format paint, cyangwa se kuba twakopiya format dufite y'amagambo cyangwa se decoration twaba twakoze. Nk'urugero wenda reka mfate nk'iyi seri iri hano, noneho wenda reka nyihe background color yellow, noneho wenda color reka nyigire icyatsi, wenda reka nyigire bold, noneho ninza nkakanda kuri iyi format paint irahita impa option yo kuba na pasting. Nindamuka nkanze ku yindi seri runaka, murabona ko ndimo ndahita mfata ya style nari mfite hano hejuru nkaba ariyo na applying kuri iyo yindi. Ni ukuza ugafata ugakanda kuri iyo seri ushaka gufata format yayo, noneho ukaza ugakanda format paint, wakanda format paint, noneho ukaza ugapestinga ahantu ushaka ariho hose kuri seri yawe, ihita ifata format iyo seri. Nk'urugero noneho ndamutse nyifashe nk'iyi ngiyi, noneho nkaza nkayikopiya format yayo, nkaza nkayipestinga nka hano hasi, murabona ko ihisima background y'icyatsi y'umuhondo, noneho ntangiye kwandika murabona ko bihita biza muri rya bara cyangwa se muri ya format n'ubundi birimo. Wenda ubwo Munyaneza Digital running, murabona ko ihise ifata ya format yo hejuru cyangwa se iyi ngiyi twagiye dukopiye. N'ubundi kuba twayisubiza uko yari iri, n'ubundi urafata ubwo ngubwo, reka dufate wenda muri izi ngizi zo hejuru ni twari dufitemo, noneho nze nkopiye format, noneho uko ndi murabona ko ihise yongera igasubirana format iyi ngiyi yari ifite. Aho kugira ngo wenda tugende dukanda Ctrl Z, ushobora kuba wafata imwe muri izi ngizi ukaba waza, noneho ukaba ariyo ugenda wapplyinga kuri izi ngizi n'ubundi. Murabona ko ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bidusaba ibintu byinshi. Noneho reka tujye ku kandi gace, ndatekereza okay, hano dukanze noneho kuri iyi arrow cyangwa se kuri kano ka fresh, noneho tukaza wenda tugakopiya, wenda reka mfate iyi text mbariyo nkopiya, ndakanda copy. Murabona ko hano bahise banyereka ibyo ndimo ndakopiye, cyangwa se ibintu amagambo nakopiye nshobora kuba ngiye kuba na pasting. Wenda reka nze nya pasting hano, noneho wenda reka mfate n'andi, wenda iyi ngiyi nayo reka nyifate nayo nyikopiye. Murabona ko yose ayo nagiye nkopiya ari hano, nshobora kuba naza akoresha bitewe n'iryo nshaka. Wenda reka mfate iri ngiri mbare ryo pasting, murabona ko ari ryo rihise riza. Gusa nshaka no gupestinga ari none nagize imbere, nabyo birakunda bitewe n'uburyo ushaka. Ibintu twagiye dukopiya rero biba bimeze nka byagiye byibika hano. Hano rero tuba dufite ubushobozi bwo kuba twabipestinga cyangwa se tukaba twadiritinga icyo dufite, cyangwa se byose washaka kubikuraho ukabikuraho, cyangwa se washaka kubipestinga ukabipestinga. Ngewe rero reka mbikureho kugira ngo tugende ku kindi gice cyacu. Noneho reka tujye kuri iki gice cyacu cya style. Iki gice cya style noneho ni ukuba twaba cya font. Kino gice cya font ni ukuba twaba tugiye gushyira font runaka. Nk'urugero wenda reka selecting nk'izi series zanjye, noneho nze hano nshobora kuba naza nkahindura amagambo cyangwa se inyuguti uburyo zimeze. Wenda nk'urugero reka mfate nk'iyihera, reka mfate wenda nk'iyi ngiyi. Murabona ko imyandikire y'aya magambo atandukanye n'aya ngaya twari dufite. Ni ukuba twahinduramo uburyo amagambo yacu agaragaramo. Noneho dushobora n'ubundi kuba wenda twazifata, wenda reka nongere nzifate,
noneho ukaba wazibodaringa ku buryo zihinduka wenda umukara cyane, cyangwa se ukaba wazi etarikinga, cyangwa se ukaba wanazicaho umurongo. Hano ku murongo tuba dufite uburushoni, naho murabona ko dufite aka arrow katubwira guca umurongo. Dushobora gucaho umurongo cyangwa se twagira double underline, ubwo ni imirongo noneho ibiri. Wenda ngiye noneho reka mbikureho. Noneho hano naho reka nze ngarure ya default style yacu. Default style yacu harya okay, ni iyi ngiyi dufite wenda hano, ubundi ubwo ndaza mfate noneho inze nyipestinge ukuri, sorry misendekura nze nyipestinge n'ubundi ku bintu nshaka kuba nakomeza nkoresha nka ya format yanjye n'ubundi yo hejuru nari mfite. Noneho ndatekereza na kano tukavuyeho, reka tujye hano kuri kano gace ka hano. N'ubundi kari na gace ka hano dushobora naho kuba twabifata, noneho tukaba twaza tugahindura ingano yabyo. Hariya mu kanya twahinduraga inyuguti uburyo zigaragaramo, noneho hano ni ukuba twahindura ingano y'inyuguti uburyo ishobora kuba ingana. Wenda reka nshyire ni kuri kangahe zari ziri, ni kuri 14. Okay, murabona ko nicyo kintu, cyangwa wenda reka nzongere kugira ngo turebe uburyo ki dushobora kuba, wenda reka nshyire kuri 16. 16 murabona ko iri kuruta zino zo hejuru twari dufite za 14. Noneho atari ibi ngibi gusa, ushobora noneho kuba waza ugakoresha tuno tu icon turi hano. Aha ngaha no ku increasinga n'ubundi size, noneho hano ho no ku decreasinga size, aho kugira ngo ube waza wenda ujye hano ujye kureba size runaka, ushobora kuba wakoresha tuno icon twa hano ari two urimo ukoresha increasinga cyangwa se decreasinga size ugiye ufite. Noneho kuri kano gace n'ubundi akangaka nako ku bordering cyangwa se gushyiraho border kuri tableau. Murabona ko wenda nk'urugero iyi tableau yanjye n'ubundi ndareka selecting aya magambo gutya, noneho nze nkande kuri kano. Murabona ko bahita bampa uburyo bwinshi bwo kuba na bordering. Nshobora kuba na bordering bottom, nshobora kuba na bordering top, left, right, cyangwa se nkavuga ngo no border. Nimugira no border, murabona ko ya mirongo yanjye yari iciyemo yahise ivamo. Gusa ngewe reka ndanyisubizemo, n'ubundi ndaza hano kuri border, noneho ndaza kuri all border. Murahita mubona ko nyaprayinzeho za border zanjye zose ko zakabaye. Hano rero ushobora kuba wazamo ugahitamo bitewe n'ibyo ushaka. Wenda nk'ingi ya draw border n'urugero, wenda ukaza nkafata nka kano, ni ukuza ukandaho gusa wenda kugira ngo ukore wenda bitewe n'uburyo ushaka tableau yawe, wenda uburyo iri buze kuba igaragaramo. Murabona ko ni ibintu byoroshye ushobora kuba waza wenda wowe ugakoresha bitewe n'uburyo ushaka ko tableau yawe wenda iri buze kuba igaragaramo. Murabona ko byaterwa wowe n'ukuntu bishaka, bitewe na tableau ushaka uburyo ki ushaka ko iri buze kuba igaragaramo. Noneho hano kuri border n'ubundi nuhuza ugahitamo izo ushaka zose. Nka hano nko kuri za erase cyangwa se n'imirongo uburyo igiye igaragaramo, murabona ko dufite wenda sorry mumbabarire gatoya, murabona ko tugiye dufitemo twebwe black. Ushobora kuba waza ugahitamo wenda na kara ushaka, noneho cyangwa wakanda hano kuri more border, ubundi bakakuzana hano ukaba wagenda uhindura. Ese ndashaka umurongo ungana gute, wenda ndashaka ikirongo kinini, noneho ndashaka kuba nayishyira outline gusa, wenda iba izenguruke seri kanye, noneho pressing. Okay, murabona ko iyi seri yanjye iri hano ihise izana border itandukanye n'izi ngizi. Murabona ko iyi ngiyi irijimye cyane, itandukanye na tuno dutoya nari nagiye nkoresha. Hano rero ushobora kuba waza nawe ugahindura bitewe na border ushaka kuba wakoresha. Wenda nako reka tukaveho, noneho tujye kuri kano ka background cyangwa se kuri fill color. Iyi fill color noneho ni ukuba ushobora kuba waza bitewe n'amagambo yawe ukaba waya highlighting cyangwa se washyiraho color bitewe n'uburyo wowe ubishakamo. Ariko murabona ko already ya magambo yanjye ntabwo ari border, wenda reka nshyiremo kugira ngo bitandukane. Reka nshyiremo all border,
noneho murabona ko namaze gushyiramo za boda zanjye muri taburo yanjye. Noneho kuri kara wenda ukavuga ngo ni irihe bara? Umweru ntabwo bigaragara neza, reka ndebe ibara rishobora kuba ryagaragara neza bakereka wenda background ariyo ngira wenda reka ngire grey, noneho wenda ibara noneho ndigira icyatsi, nabyo ndabona bitari kugaragara neza, biterwa n'ukuntu umuntu abishaka, ariko wowe bitewe na taburo yawe cyangwa se n'uburyo ushaka kubigaragaramo ushobora kuba wakoresha amabara bitewe n'uko ubona agenda agaragara. Wenda reka nsubizeho default zanjye kugira ngo bitaza kumbana bibi cyane. Murabona ko ushobora kuba hariya waza ugahindura amabara. Noneho tuza tugakanda kuri kano gafresh ka hano, murabona ko batuzaniye agace ka fonti. Kano gace ka fonti dushobora kuba twakoreshamo ibintu byinshi, nk'urugero wenda murabona ko hano na selectinze iyi cell ya hano, noneho nshobora kuba naza nkavuga ngo wenda reka ngiye nshyiremo umurongo noneho utambitsemo hagati, wenda na pressinga. Okay, murabona ko wa murongo ushiyemo hagati cyangwa se straight through uhanyuze muri iri jambo. Noneho ushobora no kuba waza ugakora n'ibindi bigiye bitandukanye. Murabona ko dufite superscript tukagira na subscript. Kuri ya mibare cyangwa se kwa kundi tujya twandika ibintu ngo x power 2 dukoresha this superscript, tukaba dushaka wenda ngo muri za terime za chemistry cyangwa se wenda mu mibare byanditse ngo base 10 base 2, noneho tuza tugakoresha iyi subscript kuri base 2. Noneho ku mabara n'ubundi murabona ko n'ubundi ushobora kuba waza ugahitamo ibara bitewe n'iryo ushaka na underline. Noneho hano murabona ko ntazo dufiteho cyangwa se ntazo turi gukoresha, ariko ushobora kuba waza ugakoresha iyo ushaka, wavuga single wavuga double bitewe wowe n'icyo urimo urashaka kuba wakora. Ndetse na za nyandiko zacu nazo ushobora kuba waza ugahitamo bitewe n'iryo ushaka. Na size nayo ni uko nguko, murabona ko hano naho baba babiduhaye ku buryo bworoshye, ndetse na ka gace ka za bold, italic n'ibindi nako ni aka ngaka ushobora kuba waza ugakoresha. Nka hano kuri alignment wenda aho turaje tuhajye naho, reka tubare naho tujya wenda kugira ngo tuze kuhavira rimwe. Kuri alignment ubwo ni kano gace ka hano cyangwa se iyi groupe ya hano. Iyi groupe ya hano ya alignment dufite kano gace ka hano, tukagira wenda reka mpere iyi taburo yanjye, reka ndatekereza hano muri kuhareba neza. Tuje nka hano kuri iki gice cya hano, murabona ko dufite wenda reka naho nse murabona ko dufite amagambo yacu ariko akaba ari hasi iburyo ku ruhande rw'ibumoso. Icyo bivuze ni igiki? Kuba biri ku ruhande rw'ibumoso ni iyi icon ya hano, kuba biri hasi ni kuri iyi icon ya hano. Noneho mu gihe ngewe nshaka kuba nayashyira ku ruhande rw'ibumoso hejuru, ndava kuri iyi icon ya hano noneho njye kuri iyi icon ya hano, birahita bijya hejuru. Naba nshaka ko biza hagati, ubwo ndakoresha iyi ngiyi. Noneho iyi icon iyi ngiyi niyo hejuru, iyi ngiyi niyo hagati, iyi ngiyi niyo hasi. Noneho reka tuyiveho tuze kuri izi ngizi. Iyi ngiyi nk'uko mubibona ni iya hano kuri uruhande rw'ibumoso. Naramuka nje kuri iyi ngiyi ubwira bizana center, naramuka nje kuri iyi ngiyi ibijyane ku ruhande rw'iburyo. Nshobora noneho wenda reka nkoreshe wenda amasenta gusa, noneho turebe. Murabona ko ahantu hari rya jambo ryanjye noneho ni hagati na hagati muri ya seri yacu. Ubwo ngubwo murabona ko taburo hano nandi gukoresha, ubwo dukoresheje iyi irimo irakoresha kano gace ko hasi. Noneho njye ndashaka ko ikoresha ko hejuru, igakoresha ndetse n'uruhande rw'ibumoso. N'iyi ngiyi kandi ni uko nguko gusa, ushobora kuba wazapurayingiraho cyarimwe. Nk'urugero murabona ko taburo yanjye yose ubwo ngubwo niko yari imeze. Noneho ukibaza ese nagenda mpindura buri kamwe kamwe? Oya, ntabwo nagenda mpindura kamwe kamwe. Icyo ukora uselectinga za data zawe cyangwa se bya magambo yawe ushaka kuba ugiye kuba warayininga, noneho ukaza n'ubundi ukayashyira yose kuri
the same style cyangwa se kuri same alignment. Murabona ko yose yahise aza ku ruhande rw'ibumoso kandi akaza hejuru. Noneho ndatekereza kano gace tukumvise kano ka hano tuno tunoza, noneho tugiye kuri kano gace ka hano. Aka gace ka hano noneho ko wenda reka mpere kuri kano ka wrap text. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari kwandika amagambo ye akibaza ese nk'iyi seri yanjye ko murabona wenda nka hano amagambo arimo aragenda yinjiramo mo imbere, harimo amwe namwe turimo turagenda tutabona, ukibaza ese ni gute nshobora kuba wenda nayagarura. Icyo ukora uraza n'ubundi hano kuri wrap text, wenda reka mfate nk'iri ngiri kuri wrap text, murabona ko ihise itangiza new cyangwa se ihise ifata ya magambo yanjye yose ikayashyira muri cell imwe kugira ngo yose mbashe kuba nayabona. Munyihanganire gato hano ndasimbutse wenda kuri kano gace mbere yuko ngera kuri kano, reka mpere kuri kano hano, wenda reka mfate nk'iyi title yanjye. Murabona ko selectinze iyi title yose, nshobora kuba naza hano kuri kano gace ka hano, noneho nkaba nakwaranja amadata yanjye bitewe n'uburyo nshaka ko agenda agaragaramo. Murabona ko nshobora kuba naza nkayahindura, wenda reka noneho nyamanure bitewe n'uburyo uri murifuza kuba warebamo ama title yawe cyangwa se inyandiko yawe. Murabona nka hano vertically inyuguti ku yindi cyangwa se uburyo zigiye zishoreranye, nshobora no kuba naza nka rotatinga noneho akava hasi azamuka bitewe n'uburyo ushaka kuba wagaragazamo inyandiko yawe. Gusa ngiye reka nigarukire n'undi kuri default yanjye, noneho mbari iyo nkoresha. Noneho kuri kano gace ka hano, aka ngaka kitwa decrease indent. Indent ni ya space iba iri hano. Nk'urugero wenda reka nse nkongera iyi seri yanjye, murabona ko hano imbere wenda reka mpere kuri iyi ngiyi increase indent kugira ngo tubane uko dushyiraho space cyangwa se muri buze kuba mubibona. Murabona ko ku increasinga indent ndimo ndagenda nyipusinga nyizana mu ruhande rwo hagati, noneho ku decreasinga cyangwa se kugenda nyigabanya iyo nkoresha kano gace ka hano. Ndatekereza tubyumvise. Noneho reka tujye kuri ka gace. Kano gace n'uko turimo tukavuga wrap text. Wenda nka hano nk'iri jambo naryo murabona ko amagambo yanjye atarimo aragaragara yose. Murabona ndimo ndagarukira hano kuri and, zino ngo series styles ntabwo hano zirimo ziragaragara, ariko nshaka kuba nazigaragaza n'ubundi nukuza nkakanda hano kuri wrap text. Murabona rero noneho kugenda uhindura rimwe rimwe, urabona ko bishobora kuba byagorana. N'ubundi icyifuzo cyangwa se ibyiza ni uko ushobora kuba wayaselectinga yose ukaza ugakoresha wrap text. Murabona ko noneho na yandi yose yari ari ku mpande, buri imwe yagiye ijya muri format cyangwa se muri seri ikwirwamo, tutiriwe tuvuga ngo tugiye kugenda dufata imwe imwe ngo igende icikira cyangwa se bitewe n'amagambo uburyo aba areshyamo. Noneho reka tujye kuri kano gace ka margin cell. Nk'urugero wenda hano reka mvuge kandi starting ya wenda new, wenda reka nongereho n'indi. Wenda ndashaka kuba nafata noneho hano nkandikaho title imwe. Kuba nshaka kwashyiraho title imwe ni ukukanda hano merge cell. Murabona ko yahise iba imwe. Nshobora no gutangira ngo this is home tab. Wenda murabona ko ihise yokipa. Wenda reka nyishyire kuri, wenda reka mpindure background color yayo, noneho wenda color noneho nyigire wenda green. Wenda nanayongerere size kugira ngo twese tubashe kuba twayibona. Murabona ko yahise ifata space yose yari kuba ifitwe na zino column eshatu zacu dufite ahangaha. Iyi ngiyi rero ya marriage and setter nicyo ivuga. Ubwo ni iyi ngiyi by default, noneho hano ukaba waza ukoresha n'ibindi bitewe n'uburyo ushaka kuba wabikoramo. Ndatekereza amasaha ndabona wagira ngo arimo arirukanka cyane. Wenda kano gace ka namba, gusa nanone tutari twajya kuri namba, hano tukanze kuri iyi fresh, murabona ko dufite alignment ka cya gice cyacu.
nk'urugero wenda reka ngaruke kuri ya title yacu, cyangwa se kuri za titire zacu zigize taburo. Noneho nzi hano kuri iyi alignment, murabona ko nshobora kuba naza noneho nkahindura buryo ki nka hano wenda ukoresheje nk'isaha, nshobora kuba naza wenda bitewe n'amagambo uburyo nshaka kuba yagaragaramo. urabona ko nyahengetse nyazamuye, then nka puresinga ok, cyangwa se urabona ko yahisemo ko ari digiri 30 ndiho ngiye kuba nayahengekaho. murabona ko hano niko bise bigenda, gusa ushaka n'ubundi wahita ugashyiraho ya wrap text kugira ngo ibashe kuba yakokipa noza yawe yose uko yakabaye. N'ubundi hano kuri alignment niho ushobora kuba waza ugahindura mu buryo uki ushakamo. wenda noneho nongere mbicurike, murabona ko bise biza ku murongo biberamye, ariko nanone bitandukanije position byari bifite mu kanya. Hano rero ushobora kuba waza ugahitamo bitewe n'uburyo ushaka kuba wabikoramo. wenda ngerekane isubirire kuri default yanjye kugira ngo mbe ariyo nkoresha. ariko nanone tutari twarangiza, nka hano murabona ko tugiye dufite ibice bigiye bitandukanye. nka hano wenda kuri number, iki ngiki cyo ni igice cy'undi tugiye kuzahita dukurikizaho. noneho iyi alignment ni iyi ngiyi twari turimo twiga nonaha. iyi font niyo twize imbere yaho gato, ari naho hano twanabonye na border. noneho ni ukuba twaza tugahitamo ya mirongo yacu yose uko bigiye bitandukanye. wenda nkavuga ngo ndashaka gukoresha noneho wenda reka ndebe nk'ahano hantu ngiye guselectinga kugira ngo wenda duhite tugere. wenda reka selecting turiya tuzu turi hariya, noneho nze nkande hano kuri border, noneho nze wenda reka mpitemo n'ubundi wenda uyu murongo bitewe n'umurongo wowe ushaka. noneho uvuga outline, ubwo ni ugukavaringa seri inyuma. noneho inside, noneho no kuba na hano mo imbere twagenda twinjizamo cyangwa se twacamo taburo uduseri n'udupate twinshi dutandukanye. murabona ko hano taburo yacu ihise iba created, cyangwa se duhise tuyikora kugira ngo tube twakoreshamo cyangwa se twakwandikamo data zacu zigiye zitandukanye. ndabashimiye cyane ku isomo ry'uyu munsi, kuba mwitanze mukaboneka, kuko hari benshi wenda babyifuza ntibibakundire, ariko ni igihe cyanyu kugira ngo namwe byibura mujye munabishishikariza abantu kugira ngo wenda baze twigane, kuko murabizi ko kwiga byo ni uguhozaho. ndatekereza hari akantu gashyashya wenda ushobora kuba wungutse, rero gerageza ugasangize n'abandi. hari amavideo amwe n'amwe ari kuri YouTube, mugende muyasangiza abandi namwe ubwanyu, kandi mwongere muyasubiremo muyarebe. ndatekereza wenda ngiye kubafungurira umurongo kugira ngo dutangire noneho turebe